Turabashuje kandi turabashimiye mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Imana ibaha umugisha, muri abo kubahwa, cyane cyane abakoze subscribe. Imana ibaha umugisha cyane kuri iyi channel, kandi ahangaha muzahahembukira, muzahakura byinshi byo kubasindagiza muri uru rugendo rujya mu ijuru. Rero mwebwe mudukurikira aho muri hose, cyane cyane East Africa no ku yindi migabane yo kuri uwo mubumbe wacu, mwebwe mwese Imana ibaha umugisha cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kongera kubona umutumishi, umukozi w'Imana usize amavuta, umusore ingaragu itigaragura mu byaha. Muramubona arakeye rwose, kandi yambariye gukorera Imana. Nyakubahwa Patrick, muraho? Muraho. Twari tugukumbuye, hari haciye, wari uri hehe? Nari maze iminsi wenda kuri Yarure ntaboneka, ariko nari ndi mu gihugu, nari ndi mu Rwanda, n'ubundi ndi gukorera n'umurimo w'Imana mu Rwanda. Niho rero amaze iminsi muri ibyo byose. Abakunzi bacu ngira ngo muzi yuko ntaba ahangaha gusa, ahubwo mba n'ahandi henshi. Ubwo rero mba nagiye n'ahandi kuri BVN hatandukanye hose. Ni henshi ariko nizere ko mumeze neza. Natwe turaho, Imana iduhaye umugisha n'imbabazi. Imyiteguro yo bukugeze? Imyiteguro ngira ngo ntigiye kuzura. Umuhungu arahari n'umukobwa arahari. 23 z'ukwa munani tugahura. 23 z'ukwa munani. Ubundi iyo umunsi uhari n'umuko hari n'umugeni akabara nta urwaye, ibindi n'inyongera. Imana ibiturindire, kandi Imana ibaturindire, irinde umukwe n'umugeni. Iyo niryo sengesho turi gusenga. Tumeze neza rwose, tumeze neza. Nta kibazo. Hanyuma rero Patrick, uyu munsi wifuje kutuganiriza iki? Uyu munsi nifuje kubaganiriza muri byinshi ufite. Abakunzi bacu ndashaka kubaganiriza ikibi gikenewe. Ikibi gikenewe. Uyu munsi icyo nshaka kubaganiriza, ugize uti ikibi gikenewe. Ndumva ngize amatsiko rero yo kugira ngo n'abakunzi bacu muhite mugira amatsiko muze, kandi koko kirahari. Hari ikibi gikenewe. Ubwo kuri titire y'ikiganiro bazashiriho ikibi gikenewe. Bigomba kuba ikibi gikenewe. Icyo ngiye kwigishaho uyu munsi, amazina turamenyeranye, nitwa Tuyizere Patrick. Wakwanzika. Ikibi gikenewe rero uyu munsi ngiye kuvuga ni amafaranga. Amafaranga ikibi gikenewe ngiye kwigishaho uyu munsi. Buriya amafaranga ni ikintu kibi gikomeye cyane, ariko gikenewe. Natwe kuri Yarure turayakeneye, dukeneye kwagura studio, kandi abantu bose ku isi aho bakeneye amafaranga. Yewe tubwire ku isi yose, umwana muto, umugabo, umugore, bose bakeneye amafaranga. Ariko amafaranga ni ikibi ariko gikenewe. Wenda ku Badivantiste umunsi wa karindwi bagira indirimbo ya 71 zo guhimbaza Imana, yitwa ngo sinita ku butunzi, ifeza n'izahabu, ndashaka ibyo mu ijuru. Uzajyane n'abera. Yesu umukiza ambwira, mbese mu gitabo cyawe kera cy'ubwami mbese nanditswemo ku mpapuro zera, mbese nanditswemo mu gitabo cyiza cy'ubwami. Ariko iyi ndirimbo urumva nyine ngo sinita ku butunzi, ifeza n'izahabu. Wenda reka nyiririmbe aho hari n'abantu batarumva ukuntu turirimba mu Badivantiste, cyane n'abadakurikiye dukurikirwa n'abantu batandukanye benshi. Sinita ku butunzi, feza na zahabu, ndashaka ibyo mu ijuru, nzajyane n'abera. Yesu umukiza ambwira, igitabo cyawe
kera cy'ubwami bwawe, mbese nanditswemo, mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami, mbese nanditswemo. Ibyaha byanjye mwami biruta umusenyi, ngwino mwamu binyirishe amaraso yawe, wadusezeraniye yuko ibyaha byacu nibisa n'umuhemba nguza byeza rwose, mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami, mbese nanditswemo. Mu mudugudu mwiza n'amazu yera de, n'abera bawurimo barimbana ibyera, nta bibi biwegera byakwanduza ibyiza, niho haba amahoro, mbese nanditswemo, mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami, mbese nanditswemo. Very nice song. Is it my name written there? Ku Bongereza ni indirimbo ya 281 mu gitabo cy'icyongereza, mu ndirimbo zo guhimbaza Imana za 700. Ndumva rero iyo ndirimbo ngira mu Protestanti barayigira, ni indirimbo ya 617 mu ndirimbo z'Abaprotestanti. Ndumva 612. Mwebwe ni 281, ahubwo mu cyongereza ni 617. Murakoze. Amafaranga ikibi gikenewe niko tugiye kwigira. Yes. Basenze tubahaye ikaze abadukurikiranye. Insanganyamatsiko tugiye kuvugaho uyu munsi ni ikibi gikenewe, ariko ni ikihe? Ni amafaranga. Amafaranga rero kuva na kera cyari ikintu isi yose ikeneye, kuva na kera cyari ikintu abantu bose babyiganira, kugeza Yesu agarutse azasanga amafaranga abantu bari kuyashaka bayabuze, abandi bayabonye. Amafaranga ni mabi nk'ururimi, amafaranga ni mabi nk'ururimi. Bibiliya yagiye ivuga imirongo myinshi yo kwirinda amafaranga, yo kuyirinda. Impamvu ni uko mu gitabo cya Timoteyo, urwandiko rwa Timoteyo rwa mbere 3:2, soma Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 3:2. Handitse ngo iki? Timoteyo wa mbere 3:2. haranditswe ngo nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe adakunda ibisindisha, wirinda, ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashyitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunwi, ubwo ni 3, utari umunwi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya. Utari umukunzi w'impiya. Umwepiskopi ngo ni umuyobozi w'itorero, ni pasiteri, ni umukuru w'itorero, agomba kuba adakunda ibisindisha, adakunda n'impiya. Urumva ko ukunda impiya ni amafaranga. Soma mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:2. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:2 umurongo wa 2 haravuga ngo
kuko abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira kandi bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima batarabera. Mu minsi y'imperuka, mu bintu byahanuriwe abantu mu minsi y'imperuka, kandi iyo minsi y'imperuka bundi ku babizi yatangiye mu 1798. Ubu ngubu twenda kumara hafi imyaka 200 twinjiye mu mperuka. Kuvuga ngo iyo minsi y'imperuka abantu kizakubwira ko turi mu minsi y'imperuka bazaba bakunda n'iki? N'impiya, ariyo amafaranga. Ari umwana mutoya, umwana w'uruhinja akunda impiya. Reka abasaza psychological karabizi by'ubu imitekerereze y'abantu. Umuntu yengeje imyaka 45 akunda ibintu, akunda n'amafaranga cyane bw'abagabo bo rero. Abagabo mu nkurikiye, umugabo wese uri hejuru ya myaka 50 ikimuranga ni ukunda utuntu n'amafaranga. Uzabere wenda nk'urugero, umugabo akaba ari mu rugo, umugore akavuga ati ariko nta mafaranga yo kugura umunyu, kandi amafaranga ayafite, ariko kubera yuko bakunda amafaranga abagabo, yarangiza akavuga ngo harya ngo umunyu ngo nange kuri 200, afite wenda mu mufuka 250 cyangwa se 300, akihengeka gutya yihengeka agira ngo ashogoremo amafaranga. Ibyo n'ibihari. Umugore yarangiza akafite igitenge kiriho umushumi, yarawuzinze ku gitenge wa mushumi, akajya aziraka amafaranga, agiye kuryama akayararana. Noneho n'umunyu washira akaba atayakoraho, agatega kuri se w'abana kugira ngo umugabo ari uhaha umunyu. Birahari, ibyo ntibihari. Impamvu yabyo yose rero ni ukunda amafaranga. Mu minsi y'imperuka baza bakunda impiya. Umwana arajya kuri botike agiye kugura isukari, akavuga ati reba bampaye 1500, hari isukari igura ngahera? 6, bamukamuha 2. Akavuga ati reka ngende nkora ku buryo iyi sukari ngabanyaho, ariko ngabanyije ibiciro ntabwo byakunda, aho ndagabanya quantity. Ati mumpe inoso n'irobo, wayizana. Buriya umuntu ukunda amafaranga nawe abakunda n'utuntu. Ariko isukari ubu ngubu iruzuyera, kubera ko nawe n'ubusanzwe nawe ukunda amafaranga. Isukari iruzuyera, ukayicugusa, ukayisimbiza, ugashyira no ku munzani. Uwo muzi yuko mu ngo nyinshi harimo iminzani ipima amagarama y'ibyo kurya. Ibyo mwarimo biza. Uzi ko ejo bundi mu gihugu kimwe umuntu yambwiye ati ubu ngubu mfite ikigeragezo mu rugo, ubu mugabo asigaye nteko ubugaruka hari, niwe utanga ifu. Afite ifu kugeza igeza ku gikoni, arayipima, ayivana mu cyumba yipimye, akayigeza ku ziko kugira akayipima. Ubugari iyo buhiye azi amazi ajyamo, azi n'ingano ivamo. Muzi ko ibyo biri mu miryango. Kubera gukunda iki? Amafaranga. Mu minsi y'imperuka rero ngo baza bakunda impiya. Kandi muri Bibiliya, bantu mudukurikiranye, impamvu ndi kuvuga iby'amafaranga, muri Bibiliya, muri Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:10 handitse ngo gukunda impiya ni umuzi w'ibibi byose. Gukunda impiya, gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi bingana iki byose, kuko hariho bamwe bazirarikiye, barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro kandi myinshi. Gukunda impiya. Ubu ngubu abantu benshi ntabwo basinzira kubera amafaranga. Abantu benshi ntibarya kubera amafaranga. Abantu benshi ntibambara kubera amafaranga. Abantu benshi ubona izi vizo ntabwo bari kuzireba
kubera amafaranga. Banga kuzireba, bareba ko bakiruka. Umwanya wawukura ahagana hehe? Nta kubera iki? Amafaranga. Ku buryo n'abongereza bavuga time is money, is money. Kubera iki? Kubera gukunda amafaranga. Uzi se ngo uramugana n'umuntu wawuhimbye n'amakristo? Ni ukubera gukunda amafaranga nawe. Yarazi ko nyine umwanya wamushiranye, ndebye mukoresha amafaranga. Kandi ntabwo ndi kuyabona. Time is money. Buri kanya kose nanakabare na. Uko isaha ibara, uko nyeganyega ni amafaranga. Kandi buriya ntabwo muzi. Uzi ko Bibiliya iravuga ngo ntihakagire uwifuza kuba umutunzi. Ntihakagire uwifuza kuba umutunzi. Ndetse n'imigani ni 20, reka ndababwira umurongo ngo wifuza kuba umutunzi nawe ngazabihanirwa. Gusa muranyumvise bwa mbere Abaheburayo 13 umurongo, Abaheburayo 13:15, yego niho aha ngaho hasome. Abaheburayo 13:15, ariko ndanahaza ntimukagire ingeso zo gukunda impiya. Hasome reka tuhasome Abaheburayo 13:15. Utaza kuhavugana, utaza kuinterpreta nabi. Abaheburayo 13:15. Abaheburayo 13:15 haravuga ngo nihora Abaheburayo nari ngiye ahatariho. Abaheburayo 13:15 nahageze. Haranditswe ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Ntimukagire ingeso yo gukunda impiya. Kuko ingeso yo gukunda iyo ngeso nayiri gukunda impiya kugeza ubwo ujya ku kazi ugiye gukorera amafaranga ukifuza ko tagisi weho wayihenda ntibaguhende, cyangwa moto ugahangara kubera umumotari ngo urugendo ruva ngaha rujya abari nko mu Rwanda ukubishyira rujye Muhanga kuri moto, ukifuza aguce 2 byonyine cyangwa igihumbi. Ibaza no kuri 1000 kuri moto, kandi ubwo ubusanzwe yaguca nka 4 hafi 5 cyangwa 5. Ese ugira ngo uriya muntu akaje gucuruza nawe ko akifite ikinyabiziga gikeneye kunguka, ntabwo ari buhombe. Yakorera n'ubusanzwe akeneye amafaranga, kuko udashaka kuyatanga ariko ushaka ko bakora ibyawe ukifuza ko yeho wamuhombe ukore wowe ukora ibyawe. Bantu mudukurikiranye ukunda amafaranga, niyo mpamvu ubona bavuga ngo esanse yazamutse, umukarara mutariye, mukarara mwarakaye, kumva wabyimbye, wabuze urakarira, wabuze ukubita. Kubera iki? Kubera ko ukunda amafaranga. Esanse yazamutse niko byaramutse, aho yavaga hifunze, aho yavaga yagabanutse. Guverinoma hagiye abonye yo kuyizamura, babigenze bateze ahubwo barabivuga ukongera uko ukunda amafaranga ukumva ko yakeneye kandi cyane sinandapfuye. Hari n'umuntu yiza kubona abaza ngo wagura nk'indogobe yo kugenda uzisira uriya muntu ukunda indogobe niko wibwira. Agira ngo agabanure amafaranga. No kugira ngo agabanure iki? Amafaranga. Ngo wagura indogobe. Ubu se yagura indogobe se leta yashyizeho esanse yazamutse iyobowe yuko muri Somalia no muri Israel indogobe ziriyo zivuka. Indogobe se ntabwo zizarya z'amafaranga. Indogobe se iramutse ije wibeshye yuko indogobe wagiye unywa amazi yonyine. Buriya gukunda amafaranga, buranya mbireba gukunda amafaranga bibarisha umuntu imibare, akabara imibare agatekereza akavuga ati noneho uyu munsi ubu ni ukujya umuntu arya ku munsi rimwe, kandi umubiri w'umuntu ni kurya ku munsi 2. Ngoya ngo ku munsi ngo mujye muteka rimwe.
umaze se umubiri we umutima we ejo ntuzangirika ugasanga umwijima warirabuye wahinduye ibara kubera kwicwa n'inzara amavitamine yaragabanutse uzavanga amafaranga yari yabuze. Turasomye ngo ntimukagenza mutera mugakunde impeke. Abasoma mu gitabo cya Timoteyo turi kwigira hamwe ikibi kigenze gute. Ikibi gikenewe ni amafaranga. Timoteyo wa mbere 6:9 mwumve noneho ubu hari n'abakora kuyifuza mwumve ko bigiye kugenda. Timoteyo wa mbere nabo tubwira tuti nyaboneka mudutere inkunga twivugira ubutumwa yego bakavuga ati abana bo baje amafaranga. Impamvu uko bayakunda niyo mpamvu uko bayakunda uyakunda ntashaka kuyatanga. Umurongo wa kangahe? Soma Timoteyo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 6:9. Umurongo wa 9 aravuga ngo kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'urupfu ryangiza bikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Kuko ari abifuza, reka nyasubiremo aya magambo arakomeye bakundwa. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza bikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. bazize iki bari abantu? Kwifuza kuba abatunzi. Noneho buri hamwe na minsi iheruka avuga ku by'amafaranga birihariye. Hari abayifuza batazanayibona by'iteka ryose, hari abayafite batanyuzwa nayo bashaka ndi, hari abafite make cyane yarabahagije bifuza menshi cyane. Urugero, iyo umuntu ari umukene akennye araryama akaba yava nka Dawidi ngo onda Uwiteka nyansinzira nisiguye kuko makuba amahoro. Zaburi 3:5. Araryama agasinzira. Ariko iyo umuntu abonye amafaranga, reka ngoye nk'urugero, nk'ubu ngubu umuntu aramutse aguhaye miliyoni wenda nk'uyu mugoroba, miliyoni wenda 5 akazana saa moya za nimugoroba, bwije saa moya za nimugoroba, waryama agasinzira, imishinga ihita iba myinshi ngiye mu mutwe mbonye amafaranga. noneho bongera gutuza nuko ashize ngufu. Icyambere uribaza ngo baramutse ngo batoboye inzu ngo bakayiba, kandi ubusanzwe inzu se ntiyari ikomeye, iryo jise yoroha. Icya kabiri ukibaza ngo kandi ngo aya mafaranga ngo misengera ngo ibibazo bya miliyoni ngo zigeze muri 7 bigenza kuvamo, ntabwo ari buza kuza kuvamo, kandi imbere utari wayabona wari umeze neza. Ariko ujya kubona ukabona ejo bundi umuntu yahise yubaka inzu ikomeye y'amatafari ahiye, agashyira korotire ebyiri, agashyira senyenge hejuru n'amacupa, akazana imbwa, akagura agenda agashaka abazamu 2 basimburanye amanywa n'ijoro, akumva atabizeye nabo akajya gushaka n'imbwa, ahubwo na cameras, ashyira na kamera. Nese nkubaza, bakubeshye ko yazanye izo mbwa ebyiri izimoka zitamoka agashyiraho n'abararira kugira ngo arasinzira. Ubu se waryama uzi ko ufite miliyoni 100 ku irembo hari abagabo bahembwa 100,000 2 bafite n'intwaro 50 ahubwo ukaryama ugasinzira ngo barakurariye kuko bahemba. Bavuga uti ubu se baramutse bandashe. Impamvu yabyo rero ni ukubera amafaranga. Soma Imigani 28:20. Imigani 28:20. Wumve noneho wifuza kuba umukire bwo. Ujye ubona nawe ufite imodoka ugire ngo barishimye, ubona bafite amazu wuzura amazu 10 ugire ngo baranezerewe. Kwifuza kuba nkabo ngo uzabihanirwa. Imigani 28:20. Handitse ngo iki? Aranditswe ngo
umunyamurava niyo umunyamurava agwiza imigisha myinshi. umunyamurava agwiza imigisha myinshi, ariko uwihutira kuba umukire ntazabura guhana. uwihutira kuba umukire ni gute rero? ibyo ni gute? ni uko umuntu akubona akavuga ngo 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 twariganye ngo ubusenga aka kanya ngarakize, ngabonye ngaguze imodoka ebyiri, ngagize ngo nzo ku Ruyenzi ngo ndi Kigali, kandi iyo amafaranga uzana yakuye yafashe nka kredi ya banki ya miliyoni 100. biriya bintu ubifashe kredi ukajya muri kredi, iyo property ufite yo muri kredi ntabwo aba ari iyawe, ahubwo aba ari umuntu wayigutije aba ari umukozi, aho ukabyitirirwa kandi ukaba n'umugaragu we, kubera ko banki yemerewe kuza gusura iyo property yawe ikayita iyabo, kubera ko ubarimo ideni kandi ntabwo urarye ifite amafaranga yabo. icya kabiri, uramutse ubuze ubwishyu baza nta kwirirwa bagisha inama, baza bakagigurisha. rero kwirirwa wumva wirase ngo ufite inzu 3 cyangwa 5 ariko za kredi ntacyo ufite, nta na kimwe urabona, hakaba n'uwifuza kuvuga ngo rero nanjye Imana impugukire ubwa runaka, uzi aho yakuye amafaranga? yari kredi, cyangwa yakuye ahandi samoya tutazi mu nzira tutiriwe tuvuga wenda. umuntu aretse kumbwira ngo ukuntu bajya agiye gushaka amafaranga ejo bundi hano hirya mu mujyi ntaza kuza kuvuga hano hirya rwose, ngarangije ngo umuntu yamurangira uburyo babona amafaranga, ngamukubita mu modoka ye rwose ihenze, ngamujyana ahantu mu nzu, ngo agiye kubona ngo abona haje inzoka iramuri igatanga umubiri wose, aturumbuka yirukanka ati ntabwo yashaka. abantu benshi bafite amafaranga aturukaho, ntabwo nzo wayavanye, ntabwo mbizi, ariko yaranyibwira ati ngewe inzoka yaje kandi gata ndarabirana ndapfa naje nirukanka nko kuvayo gerekewe nk'amasaha nk'atatu, ariko yamwe ati naje kuri moto nahiye 40. nateze moto ahantu utajya imodoka 4,400, yateze moto 40 kugira ngo asubire mu rugo, kandi abantu bari mu itorero barasenga, bararirimba, barabwiriza, ariko bavuye amafaranga agana he? Ku nzoka. rero ibyo byose impamvu yabyo ni ukwifuza kuba iki? wifuza kuba umutunzi, wifuza kuba umutunzi azagenza ate? azabihanirwa. wifuza kuba umutunzi azabihanirwa. ikibi gikenewe, amafaranga ikibi kigenera gute? gikenewe. mu gitabo hari igitabo mgira nakunze uyu mwanditsi rwose naramukunze, nkunda ibitabo bye kubisoma, reka nawe mbibakundishe. igitabo gise The Christian Services, umurimo w'umukristo. ku ipaje yacyo ya 220 arandika ngo money has great values, amafaranga afite agaciro gakomeye, because it can do great good, kuko uramutse uyabonye rwose yakora ibyiza ariko byinshi. in the hand of the God's children it is a food for the hungry. amafaranga aramutse afite umwana w'Imana ariko uzi Imana akari mu biganza bye, ni ibyo kurya ku muntu ushonje. sinakenewe ku muntu ushonje, ariko afite n'umwana w'Imana, amafaranga ageze mu biganza by'umwana w'Imana, ni ibyo kurya by'iki? by'umushonje. drink for the thirsty, ni ibyo kunywa ku muntu ufite inyota. nari nshonje muramfungurira, ufite inyota mu mazi yo kunywa. and clothing for the naked, nakaba n'imyambaro ku muntu wambaye ubusa. si meza? ariko it is a difference for the oppressed and the means of the help to the sick. yariko yaba nageneye ku muntu warwaye yamufasha, ugeze ku muntu yakireye yarwaye kuyamuha akajya kwivuza, rwose aho ni terebye. but
ariko ntagiye ariko rero nawe uravuze ngo ni ikintu genda gute gikenewe. Money is of no more value than sand. Abo nk'abongereza babyumvise neza. Is no more value than sand. Sand imisenyi nta gaciro ngo yawe, ariko amafaranga nta gaciro yagira cyane kuruta umusenyi, only as is put to use in the providing for the necessity of the life, in blessing others and advancing the cause of the Christ. Baravuze ngo amafaranga yaba, reka nkoresha ino mvugo iri direct comparative yigereranyije mu buryo bwahoranije, kuko ino nteruro nk'abongereza abizi yitwa ya synthetical uburyo interuro zazubakitse ubiracuritse ino nteruro. Baravuze ngo ariko amafaranga adakoreshejwe mu kwita ku makene y'abandi, mu guhesha umugisha abandi, mu kugoboka bagenzi bacu, abarushwa agaciro n'umusenyi wo ku butaka. Nicyo bisobanura. Bango amafaranga niba uyafite ukaba utayahaye mugenzi wawe ntafasha abandi ngamufashe, ayo mafaranga umufuka wa kiroshe nawo amafaranga adafasha mugenzi wawe, adatabara mugenzi wawe, arutwa n'ikiro cy'umucanga ushahuriye. Mwabyumvise? Amafaranga imodoka ufite waguze miliyoni 50 itatwara umuturanyi agiye kwifuza, irutwa n'itogotogo y'umuturage uhekaho ubwatsi agemuriye inka. Nose inka se ntabwo rero zo kurya bwa bwatsi igakamwa tukabona amata. Iyo modoka rero wiratamo ugendamo itabona nayo y'umukara, utaha n'umuntu rifite nawo umutima nawo umukara. Iyo nzu ufite nziza 2, 3, 4, 5 ariko zirindwa n'imbwa n'abafite intwaro, mwene wanyu abo gufata kandagiramo, iyo nzu nta kimaze, irutwa n'ibitaro umuntu ajya kurwariramo akaryamamo, beho ndahanuka akaryamamo akazagenje gute akaza yakize. Ayo makaro umuntu atakandagiraho kubera ko wahadekuye habaye heza cyane, arutwa n'igituro. Aho ku gituro umuntu aragenda akanafata n'ifoto akavuga ati doreho data bamushyinguye iriya n'imva ye, akayubaha. Nta wakubaha kubera yuko iwawe wahageze heza. Ubuze sanga impamvu yabyo byose ni iyi, nta mafaranga. Mfite igitabo cyitwa Mind, Character and Personality, bacyita mu Gifaransa pour bonne équilibre mental et spirituel, guhagarara neza mu ntekerezo no mu by'umwuka. Nkinamo page ya 152 iravuga ngo mu gihe cyose ufite amafaranga udakeneye gukoresha uwo munsi, ahanga muhumbi, igihe cyose ufite amafaranga udashaka gukoresha uwo munsi, yahe mugenzi wawe yashaka kuyakoresha uwo munsi aza yakwishyura. Niko handitse. Uyu munsi ukeneye kurya 5,000 kandi ubitse 7,000, bibiri bimaze iki? Bireba mugenzi wawe, hari mugenzi wawe wabuze ayarya, wabuze itike ariko urugendo, wabuze ubwishyu bw'inzu, wabuze amazi yo kunywa, wabuze imiti kwa muganga, wabuze minerivare y'umunyeshuri, wabuze. Ariko weho urumva ubyibushye, urayagendana, urayafite, urayabitse. Ayo mafaranga agaciro kayo nta cyamaze kumaneza yakubaza. Ayo mafaranga arashwa agaciro n'iki? N'umusenyi bashahurisha inzu maze gakomera. Iyi ni page ya mbere mu gitabo cyitwa Counsels for the Church, inama igirwa itorero. Ho harambuze ngo amafaranga mu muryango, ngo umugabo wese uri kunyumva nanyumva, umugabo wese agomba gufata amafaranga akayahereza umugore akayigengaho. Gasubiremo. Umugabo wese agomba kugira amafaranga aho umugore akayigengaho.
ngo ntamubaze raporo yayo. Ibyo narabishoboye. Warabishoboye. Nabikoze pe. Ni ukuvuga ngo ugomba guha amafaranga umugore akayigengaho. Impamvu abagore bakunda amafaranga, bakunda amafaranga muri kamere yabo, bakunda ibintu n'ubusanzwe, ariko amafaranga we bayakunda cyane cyane. Ariko ubwo simba gutya mugira ngo abagabo ni beza, abagabo bo ntibayakunda. Bo ntibayakunda, ahubwo abagore buriya ashaka kugira 5 akaba atabivunjisha, akumva agomba kubibika gusa, akaguza amayinite kuri telefone, akagenda akagura ibijumba ntayavunjishe, akajya kuri butike akikopesha abitse 5. Bakunda abagore bakunda ukaba babifite. Ariko ntimugira ngo abagabo bo nabo baroroshye, ahubwo umugabo akunda ibintu, akunda n'akantu. Ureba ikibi cy'umugabo, uzi ko umugabo ashobora kugenda agahaha ibishyimbo ikiro kimwe, akavuga ati kino kiro kimwe cy'ibishyimbo bazakirya iminsi iriye no kuri, kandi kuri resitora, kuri resitora agiye muri resitora kurya ibishyimbo, wa mugabo akagisana yuzuye ibishyimbo. Ibirabiri ikiro kimwe cy'ibishyimbo cyarya abantu 10 mu minsi 7. None yataha rero, ubwo uzi atashye agasanga igishyimbo kimwe cyatakaye ku meza, cyatakaye. Umugabo ararakara kugira ngo areye ivubi, ngo pfusha ibintu busanga ngo mumenagura buri kanya, ngo mwipfusha buri ubusa. Wamenya ko tuba twiriwe twakwize twihirira. Igishyimbo cyashitse ko cyashitse umwana cyamucize ko kimwe cyahaza umuntu. Ubusanzwe abagabo bakunda ibintu bo bagakabya. Rero amafaranga ni ikibigenje gute gikenewe. Kano gatabo mfite ahangaha, aka gatabo murakabona kitwa Urugo Ruhumura. Urugo Ruhumura, urumva? Urugo Ruhumura bakunze. Kano gatabo muzagashaka, sinzi bagashakirwa, ariko kanditswe n'umupasiteri yansomeye. Ntabwo nje kwamamaza ibitabo bye, ariko yitwa Pastor Nsabihoraho Zakariya, niwe wakanditse. Ariko yageze ku gipaje yako, mwumve, yageze ku gipaje yako ya 25, arandika ati, we are called upon to love people and use things. Twahamagariwe gukunda abantu maze tugakoresha ibintu. Ntabwo mubyumvise? Twahamagariwe gukunda abantu tugakoresha ibintu. Nta gukunda udakoresha ibintu. Oya, impamvu birasobanuye ngo iyo ufite imodoka dukundana, imodoka bari iyanjye. Yego, uyifiteho rwose. Urabyemera? Ndabyemera. Mfite access ku imodoka yawe. Ariko iyo ufite imodoka ntagufite, nta kintu imodoka nge mariye. Iramutse hiremye ntabwo nababara. Nta kintu. Uretse ko ari yanjye. Rero ugira ngo uyu munsi abakire benshi no bapfa ntibashyingurwa n'abakene, ugira ngo impamvu ni iyi. Ni uko yavukiye mu cyaro epfuriya za Kamembe na za Mirenge za Gitinya Miriya, niho yavukiye za Nyabimata muri Nyaruguru. Arangije agiye gukirakirira i Kigali, ariko ntabwo baza, iyo modoka ntabwo baza ukisa, n'imbere ntibarayicaramo, iyo nzu nziza bubatse ntibarayicaramo, yopfuye nabwo. Rero ugira usororo ushyingura hafi y'abakene bagenzi bawe, ariko nta mukire wava epfo yaje kugutabara wapfuye. Abana ni gipfe n'ubundi. We are called upon to love people and use things. However, in our society today, too many people love things and use people. Ariko impamvu iraha ngo nyamara ngo abantu benshi muri kino gihe cya none bakunda ibintu maze bagakoresha abantu. Iyi filozofi irakaze. Abantu benshi bakunda ibintu bagakoresha abantu. Reka mbanze ngo hari bafite imodoka ngo ugiye gukora ubukwe, ngo reka ngo aze ngo tube inshuti, ngira modoka namara kuba inshuti yanjye, ya modoka nzaba nyifiteho, nzaba nyifite access. Urumva umutima utumye mukundana so kumukunda, ahubwo ari ukugira ngo uzaprofite, no gushaka gukoresha ibiki imbaraga zuriya. This is the devil's trap. This is the devil's trap. Turakundi kuvuga umutego. Uyu ni umutego wa Sekibi. Divorce.
trap ni umutego. Uyu ni umutego wa sekibi. Hepfo hari we must re-evaluate kongera kwisubiramo. Tugomba kongera kwisubiramo our priorities and resist the devil's temptations. Tugomba kongera kwitekerezaho ku byo duha agaciro n'umwanya tubishyiramo. Iyi mvugo, aya magambo yavuzwe na Bertrand Lemobon mu gitabo bise ngo The Busy People's Bible Studies Plan, page ya cyenda yakitse igitabo niho namwanditse yakuye. Rero ndavuga gusa ku mafaranga ngiye kugera ku musozo. Amafaranga agereranywa n'igishishwa cy'itunda, ariko siyo tunda riribwa. Ni ikintu cya mbere niko yavuze n'umwanditsi. Amafaranga agereranywa n'igishishwa cy'itunda. Wakirya? Pome ziraryoha hano hepfo, mu bihugu bya hano hepfo, njye ndeba za Afurika y'Epfo na za Zambia na za Mozambique, herayo za pome cyane. Ariko pome naje gusanga ntago haryoha burya kamwe k'inyuma k'umutuku cyangwa se k'icyatsi. Haryoha bigenje gute? Aya mafaranga kuyagera kuri banki ari menshi ntacyo byamariye, ntago turyoheye. Ahubwo yazane uyahahishe, ukubita hasi tuyarye tuyamare. dushaka andi. Amafaranga ashobora kuguhesha ibyo kurya byiza kandi biryoshye, ariko ntago abasha kuguha apeti yo kubirya. Rwose abakire benshi babuze apeti. Abakire benshi kubavura kutagira apeti. Bafite ibyo kurya ariko babuze apeti yo kubirya. Babuze apeti. Uzisa ngo i Burayi hano ruguru mu majyaruguru y'isi, nk'Uburayi, za Turikiya hano hejuru, za Belgique, za Germany, bari kwivuza iki? Bari kwivuza kubura apeti. Barakennye. Uzi za Katari hano ruguru, za Katari ukuntu bakize, amafaranga bafite, ariko barifuza apeti kandi batabuze ibyo kurya. Ariko weho waramukanya apeti, ubura amafaranga, ubura ibyo kurya. Ariko undi we yaramukanya ibyo kurya bigezweho byiza, ariko we nta apeti. Amafaranga ashobora kuguha inzu nziza cyane, ariko ntiboneraho amahoro. Karara udasinziriye, karara urira. Mbese uzi ngo ingo nyinshi muri minsi ziri gutana ziri gupfa iki? Si amafaranga. Uzi ko ingo nyinshi ziri gutana 9/10 zipfuye amafaranga menshi. Ntago ari ubukene. Rumwe rwonyine ku 10. Ahubwo iz'abakene nta nubwo zitana. Bari gupfa rwonyine bukene. Usize kwijanisha wasanga nka 0 ku gihumbi ari abakene batanu. Umugore ufite imodoka ye n'umugabo akagira imodoka ye n'abana yabo, niyo mu rugo gutwara umukozi agiye guhaha. Uzi ko bari gupfa imitungo, kandi bose bafite imitungo, bose bayikorera. Uzi ko nzi ngewe umugabo ufite imodoka bakagira imodoka, ariko batatizanye imodoka nta wayitiza undi. Bari mu rugo rumwe ngo tware yawe nayo ntware yanjye. Nayo muri kaburimbo atamuvugiriza ihoni ngo muramutse. Abo bantu bari mu kuzimu. Akamucaho ajya ku kazi atamuvugiriza ihoni ngo muramutse. Akareka amucaho ubugenze ku buryo aragiye no mu nsangati nawe yakamwana utamuzi. Ubu rero abo bantu barakeneye. Amafaranga ashobora kuguha igitanda cyiza cyane kizengurutsa rwose mu nzu, ariko ntugisinziriremo ngo ubone ibitotsi. Ese amafaranga ndi gusoma ntiyatinze, amafaranga yatinze. Wagura igitanda cyiza rwose kinyeganyiza, kikaraga muri salo, intebe zigenda, ariko ntuzisinziriremo, ntugisinzirireho ngo kirya. Ubu haje n'intebe, ubu haje n'igitanda gihinduka intebe ku manywa, kikaba zigwa narabibonye. Ntibihenda. Aba bantu babifite niko bafite amahoro, barabashutse.
amafaranga abasha kuguhesha imiti ikomeye kandi ihenze. ubu ngubu uza mu Buhinde, abantu bagiye kwivuza mu Buhinde ukuntu bangana, igiti cyinshi kubera amafaranga, ariko ntiyatuma ugira umuze muke ariyo magara mazima. iyo aba bafite amafaranga akagira akamaro ntibakagiye barwara. ariko stress yazanye stroke, yazanye obesite, hypertension, hypotension, diabete, hepatite, byafasha abafite amaki amafaranga bya bindi yaruhiye ntaba kinywa kagasukari nawe kiryaye amavuta. yabirya ate? Mbega umuruho w'abatuye yabirya ate? ejo bundi hano hakurya muri Tanzania umukecuru umwe yavuze ati ngiye gupfa, afite imyaka 90 ariko yarunze amafaranga, amaze kuyarunda amafaranga araboneka, abona n'ibintu, ariko aravuga ati basanze afite arwaye stroke. Stroke ni indwara imitsi yo mu bwonko iba yaratangiye kunanuka ikanyonyuka, yamara kunyonyuka amaraso yajya aba pumped, yipompye akabura ukacamo, kubera ko aba asa nk'itiyo nini cyane kandi amazi ari menshi, igaturika agasandara mu bwonko, bita stroke. mbega ubwonko bukahita bwoza amaraso ugahita upfa, cyangwa ugahita uvugishwa, wagira igice kimwe kigapfa, ukaba wagira trauma, ukaba wagira paralyze. Niyo ndwara yararwaye. Batera se umukecuru ko ndeba ubundi urwaye stroke ungana gutya, ubu bitewe n'iki koko? Abana ndiyo y'amafaranga nari mfite, nkaba ndeba uburyo ngiye gupfa naraye ariye akanagushira, nkibuka uburyo bano bana nsize bazasigara barya kandi bameze neza igihe kirekire. Birambabaza. ni iki cyamubabaje? kuba ufite imyaka 15 uzarya imyaka 50 n'akanezerwa biramubabaje, kubera ko azarya igihe kirekire wera yariye umwaka umwe wonyine yabonyemo. urumva ikintu kimubabaje? ararira cyane. rero amafaranga nicyo kibi cyayo. amafaranga abasha gutuma umenyekana mu bantu benshi. usanga tuzi abakire benshi bari ku isi bazwi, ariko ntabasha kuguha inshuti nyanshuti yayindi yitwa amagara. haza inshuti z'amafaranga. abakire benshi bagira inshuti zitwa amagara, ntazo bagira, ntazo wabona. amafaranga abasha kukuzanira abagaragu n'abaja, ariko ntabasha kugutuma bagukorera bagukiranukiye. baza kukwiba no kukugavura. abantu bibaha ibintu bibiri. amafaranga abasha kukuzanira iminsi yo kunezerwa, ariko ntabasha kuguha amahoro mu mutima n'umunezero wuzuye. urishima wagize inshuti, ariko wamara kwishima ukabona message yo kuri banki kwibutsa ko uzishyura credit ejo, ukengiye kwishima tuzinga umunya ako kanya. amafaranga abasha gutuma abantu bagutinya, ariko ntabasha gutuma bagukunda. ugatambuka ntutambutse ngo ni boss. abantu baragutinya, urugo rwe ntawe ruvogera kubera amafaranga, kuko hari abasekirite, ariko ntabwo bagenza gute bagukunda. iyo hatambutse imodoka yawe ikavuza ihoni ngo uradusakurije, iyo hatambutse igatera ivumbi umwana we ati cyarirase. amafaranga abasha gutuma ugera ahantu hose ushaka, ariko aho atazakugeza ni mu ijuru. wagera ahantu hose ushaka, wajya ku isi wagenda, ariko ntuzagere mu ijuru. amafaranga abasha gutuma wibonera umwanya wiyubashye mu irimbi rihenze, ariko ntabasha kuguhesha umwanya mu ijuru. Rusororo sapfa kujyayo ko ari mu Rwanda. amafaranga yatuma ugira urusororo ugira ngo si menshi. kubona umwanya mu rusororo ni umukire byoroshye, ariko ntiwabona umwanya mu ijuru.
ntawe uzaca mu ijuru ngo asesere mwagiye mu ijuru akanyuma kubw'amafaranga ushobora kunywa ikinyobwa cyose ushaka hano ku isi ariko ntazatuma usogongera ku mazi y'ubugingo, amazi umuntu anywa ntazongere kugira inyota by'iteka ryose ukundi. Amafaranga yawe rero niba adakoreshejwe mu kugaburira abashonje, ntiyambike abambaye ubusa, akaba adakoreshejwe mu kuvuza abarwayi badafite ubushobozi bwo kwivuza, ntacyo aba kimaze kuko umumaro w'amafaranga ni ugutabara ikiremwa muntu kiri mu kibazo cyose. Amafaranga rero ni ikintu gikenewe. Tugera ku musozo ngira ngo tubwiye ibintu byinshi birimo filozofi iri hejuru, niyo mpamvu nabwiye abadukurikiye ngo ibiganiro byacu ntabwo ari buri wese upfa kubikurikira ngo abyumve. Rero dusoza, wagira icyo wongeraho ku nyigisho wenda ugira abantu inama mu by'ukuri, cyane cyane abakunzi b'amafaranga, ikibi gikenewe? Aba bantu rero ndabagira inama ebyiri. Mushaka amafaranga ariko mubanze mujye kwiga kubana nayo. Mubanze mujye mu ishuri muge ko muzabana n'iki n'amafaranga, muge ko muzabana n'ariya muzajya mubana nayo buri munsi. Cyane cyane bashaka uburyo amafaranga abatunga, mwe kuyatunga. Icya kabiri ntimukayakunda, ntimukakunda iby'isi. Amafaranga n'upfa uzayasiga, abazayagushyingurana ariko bazayagushyinguramo da mo makeya nabwo, kandi nabwo makeya bavuga bati reka iki kiba cyane urapfuye n'ubundi najyana iyi ngiyi bazasigara bayakoramo bagura sirikeye na kositime, ariko kositime wambara kuko uwo munsi wo gupfa si nziza kuruta izindi, ni karite ya kabiri kuko n'ubundi ugiye mu butaka icyiza rero mwebwe mwayabonye nimuyarye mukiyafite. Amafaranga ni umushyitsi kandi bayafashamo n'abantu, ni umushyitsi, ntawe ufite amafaranga ye. Nuwivuna amafaranga agusagutse jya ha mugenzi wawe, abagabo muha amafaranga abagore banyu biyegenge. Abakunda amafaranga mubizinukwe, amafaranga ikintu gikenewe, azakwicisha nureba nazakwicisha. Murakoze, ndabashimiye cyane. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka, mugire imyumvire myiza. Twizere Patrick and MC Theo. Bye.